Miliyoni parmak hepsi. Ukurikiraho atumve umushumba nawe aje kwihesha umugisha nta mushumba ugira ishyaka. Ahagarariye korali kugeza yego ariko ahagarariye studio yakoreye amashusho mbere yego yakoze n'iya kabiri yego twakoranye neza ariko ndashimira perezida ntabwo mwakozwe bibiri na cumi Ukomere mu mashyi haje umushumba nawe agira icyo abivuga. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Mushumba nyakira yavuze ngo ni inshuti yacu ariko njye hano nahabaye tugisengera muri Kimironko mu mpinduka zari zabaye banyohereje hano. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV.
bibasiye ariko ntabwo twiteguye ashaka ko abantu basohoka. Aha rero harimo ingendo nyinshi bavuye ku Gisenyi kugera hano, ariko rero ku bw'ibyo iyi korali kugira ngo izagenda n'amaguru banje kuvuga ngo niba ari itike niba ari iki ari perezida wa korali ndabaha agatike k'ibihumbi 100. Yesu ashimwe. Natwe mu izina rya itorero Karumeli uyoboye twanejejwe n'ibyishimo by'umwana wavutse, kandi iyo yavutse burya muturanye bene wabo bashobora kumugeraho wamutabaye kuko muturanye, ukaba wazanye agakoma ukarabira umubyeyi abandi bakazaza umubyeyi ameze neza. Ku izina rero ry'itorero Karumeli ry'abaririmbyi abayobozi n'abandi turagira ngo dushyigikire korali ubushake bw'Imana dukunda kandi twifuriza gukomeza gutera imbere. Tukaba twayigeneye inkunga y'ibihumbi 50 uzakire turaza kuriha perezida kuri telefone. Imana imuhereza iki? Akumve inararibonye tugeze ku batubanjirije rwose, ariko batari gasenga kabaye. Amen. Akorera ubushake urayibunda kandi natangiranye na telefone hano kugeza na n'ubu ndiyicayemo nanjye nigeneye 5,000. Bana muhereza umugisha. Kumbe nyirayo yarahawe. Ubu atangira nyirayo afite. Bagiye muri data. Haleluya. Amen. Haleluya. Korali ubushake bw'Imana Yego. ni inshuti zacu
hanyuma kandi bakaba ari inshuti za korali abahuje umutima Kimironko. Mu izina rero rya korali abahuje umutima Kimironko mpagarariye natwe nk'uko korali ubushake bw'Imana inshuti zacu by'umwihariko perezida tukaba tubana cyane inshuti yanjye natwe dutanze 50 hanyuma turabona na perezida ejo tuzayagura 50 mana bahereza iki ukurikiye ndabasabye abantu baza ari benshi kuko abantu bakeneye ibiri mubishoboye mwahaguruka muri benshi mukazira icyarimwe kugira ngo n'umwanya w'indirimbo uboneke. ariko nawe yego ndabasaba ngo waba yicaye akaba ataravuga yazana ituro rye hano ntacyo bitwaye umuntu wese akora uko ubushake bw'Imana buri. Dutegereje abandi ndabona n'abakomeye Imana mu mashyi y'Imana. Mwihangane mwubahirize itegeko ry'umwami mutambuke muri benshi kugira ngo dusoze maze twumve indirimbo. Haleluya. Amen. Basana hagarariye korali kugeza yego ariko hagarariye studio yakoreye amashusho mbere yego yakoze iya kabiri yego twakoranye neza ariko ndashimira perezida ntabwo mwakozwe 2019 yego hariho undi mu perezida yego abanyamishuri sibyo se ushaka ndabeshya kuko aba bose mubona ni bashyashya ituro warizana rwose buriya kumu nta benshi ntibariho wari warambwira ngo nushaka uzayisibe ntabwo tuzavura ariko uyu mugabo agiye araza arambwira ngo nta mpamvu y'uko wasiba izo ndirimbo arayizura agira ate izina rero ni ryo nyakuri kuko ubu ngubu ntabwo twakagombye kuba turi hano aba yaragaze iyo atayizu twakagombye kuba twarabisize ariko ntabwo yari
kubashimira uyu munsi bakundwa turabona Imana. Turakomeje. ikindi rero abakorari beniseri bateganyije ko kuba ngaha kirohereza mirongo ibihumbi magana abiri. Hallelujah. Ukurikiyeho. Yego. Kristo hano ukoresheje vuba. Naje niteguye. Nanjye kubyo ko nibutse ko hano itegeko ryavuze. Yego. Uyu munsi tukaba ukaba n'umuryango uhagarariye Imana yampaye ikorari ya 2020. Ibihumbi makumyabiri. Ukurikiyeho. Amen. Yego. Abari gusakuza bamutuze. Yego. dukurikije umurimo w'Imana twemereye inkunga y'ibihumbi ijana. Abagabo ikirago cyasubiye mu rugo. Haleluya! Haleluya! nanjye kuvuga nshima Imana Yego. nanjye Moridekayi nabonye Imana ahantu njye n'umuryango wanjye kuko dukunda gukora ubushake bw'Imana. Ni ukuri Imana narayibonye hano muri Masisi. Nawe yarakuvuga. Hari igihe byari bikomeye ariko kubw'itegeko ry'Imana Yego. turahumeka n'umuryango wanjye Imana nishimiye. Yego. Rero iyi korali ibagenewe ibihumbi 10 n'ejo nzabibona. Ukomere mu mashyi haje umushumba nawe agira icyo abivuga. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Umushumba nyakira yavuga ngo ni inshuti yanyu ariko njye hano nahabaye tugisengera muri Kimironko mu mpinduka zari zabaye banyohereje hano kandi ndabashimira uburyo mwanyakiriye mu minsi itarenze 38 namaze aha. Yego. Imirimo yose Imana yadukoresheje turi kumwe turishimira Imana. Rero nshimiye iyi korali kuko niyo yateye intambwe komite yayo neza kunsura baza mu rugo baransura barabizi n'ejo hari mesaje ngira ngo nabohereje ariko kuri iriya mesaje ariko ntifuza madamu Madamu se yaba yaje yabanguka yatambuke atabara abandi bavuga ko bari berekewe yego yara bari bamubwira ngo ni icyo ku mutwe. yego umwaka iratambuke atabanguriye waje umugabo wakanga kumuhagurutsa uzikuzana n'umugabo wawe ntaguhagurutsa tambuka witonze ntabwo ureba ko akweregereje akweretse abandi mu ruhame rw'abagabo mujira ubumoso ujye n'uruhome